Vana amaso ku bantu uyahange Kristo niwe banze ryo kwizera. Ari ijambo nyasoma muri birari intera ubwoba ngo hima Farawo utarigeze kumenya Yosefu. Bariyabuze ari gihe hima Farawo utarigeze kumenya Yosefu. Rero iyo wishingikirije kuri Farawo wa mbere wa kabiri yaje araguhonda. Nukuvanga igifite agaciro nuko wishingikiriza kuri Kristo. Nta muntu aruzi ko igihe kizagira Dawidi akava mu ishyamba. Ariko Imana yarabitse igihe cyo kuzava mu ishyamba. Imana igiye yemera tugatinda mu ishyamba kugira ngo yatwigishirize. Iyo turangije kwiga dusohoka mu ishyamba. Ndagira ngo usohoke hano wari uri mu izina rya Yesu. Umukozi umwe yagize kubwira shebuja ati ndumva ubutabazi bw'Imana bugiye kunyegera. Shebuja aramubwira ati urumva yagutabara iherehe. Arangije amubwira ari mu mavuta menshi cyane. Aramubwira ngo aho yanyuze itabara wowe nanjye ifite aho izanyura intabara. Ndagira ngo Imana yerekane inzira yawe y'ubutabaza ahantu iri. Ndagira ngo ubwira ko ubutabaza bera dufite n'ahandi buturuka ni ku Mana. Yaba amashuri twarayize ariko amashuri ari gihe yagupfira ubusa. Tuvuga ngo haleluya. Hari gihe wakwishingikiriza abantu bakomeye bakagukubita ubusa kandi bafite, ariko iyo wishingikirije kuri Kristo tujyana hirya tugarura hino ashimwe Yesu wanesheje. Umva kandi gatero iyo udatuza tuba turi hehe inkubi y'umuyaga yashegaga itujyana hirya tugarura hino ashimwe Yesu wanesheje. Impamvu navuze ko ntari butinde nuko ndi umwana mu rugo kandi amasaha yagiye nzagaruka umwanya kwigisha ni munini, ariko abanezerewe Imana tuvuge ngo haleluya. Umukozi w'Imana yavuze ngo kugira ngo yavuze ati kera twajyaga dutinda mu kabari, rero nta mpamvu ko tutatinda mu nzu y'Imana. Undi yaravuze ngo kugira ngo n'umuntu atwaraga n'umumotari umwe yigeze kumbwira ati kugira ngo utinde mu bitaro watinda mu muhanda. Rero kugira babo kandi uko kwezi akaba ariko kwababereye uko umunezero mu cyimbo cy'umubabaro. Amen. Tuvuge ngo amen. Ndagira ngo uko winjiye muri uru rusengero ntaba ari kurusohokamo mu izina rya Yesu. Ubyakira navuge ngo amen. Ndagira ngo Imana igusetse kurusha ikindi gihe cyose yaba yaragusekeje. Ikwereka inzira utatekerezaga ko Imana yacamo inzira, Imana ikwereka inzira mu izina rya Yesu. Ntatinze cyane iki gitabo cya Esther, iyo umuntu asomye igitabo cya Esther cyangwa iyo kivuze umuntu ahitamo yumva Esther kuko niwe ugarukamo cyane inkuru za Esther. Esther yabayeho amateka yaramutsikamiye, abaho ubuzima bwari bushaririye, abaho mu gihe bari barabaye abanyagano, barabatwaye ari abanyagano. Mbibutse ko umuntu uri slave cyangwa umunyagano nta gaciro aba afite. Icyambere nta tegeko riba rimurengera aba afite. Nuvuga ngo abandi bagiye gutora we ntatora kuko abatari umwene gihugu. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo iyo umuntu ari esclave cyangwa ari slave, nuvuga ngo akora ibyo uwamuslavinze ashaka. Nuvuga ngo uwakugize imbata niwe ugutegeka ibyo ukora. Niwe ukubwira ngo urajyaha, uravaha, uricaraha, ndagukoresha ibi, urarya ibi, urambara ibi. Ariko inkuru nziza ngo ufitiye icyari kikuboshye cyose Yesu atangaje ko kigiye kukurekura. Biratubwiye ngo igiye gufata icyari umubabaro igisimburanye n'umunezero. Tuvuga ngo haleluya. Mbabarira unyeganyereza umuntu w'iburyo n'ibumoso umubwira ngo icyari umubabaro kigiye guhinduka umunezero. Mu yandi magambo icyari gusuzugurwa Imana igiye kuzana icyubahiro, icyari ugutsikamirwa Imana igiye kukizamura. Haguruka utere haleluya.
nta muntu wari uzi ko igihe kizagera Dawidi akava mu ishyamba, ariko Imana yarabitse igihe cyo kuzava mu ishyamba. Imana igiye yemera tugatinda mu ishyamba kugira ngo yatwigishirize. Iyo turangije kwiga dusohoka mu ishyamba. Ndagira ngo usohoke ahantu wari uri mu izina rya Yesu. Yampinduriye agahinda mu munezero. Ndagira ngo mbwire umuntu muri kwe ngo ni Imana igihindura amateka. Sindi bitinbaho cyane, mwumvisha umuhanuzi w'Imana Werarse yabivuze. Ndagira ngo nkubwire ko yatabaye abandi ntagira asaza, yatabaye abandi ntagira arwara, yatabaye abandi nawe yagutabara, yarengeye abandi nawe yakurengera, yazamuye abandi nawe yakuzamura. Ndagira ngo muri uyu mugoroba Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Umukozi umwe yagize kubwira shebuja ati ndumva ubutabazi bw'Imana bugiye kunyegera. Shebuja aramubwira ati urumva yagutabara iherehe. Arangije amubwira ari mu mavuta menshi cyane, aramubwira ngo aho yanyuze itabara wowe nanjye ifite aho izanyura intabara. Ndagira ngo Imana yerekane inzira yawe y'ubutabaza ahantu iri. Imana ishimwe. Esiteri nta muntu n'umwe wari uzi ko igihe kizagera akaba umwamikazi. Imana ishimwe. Wari uzi Esiteri mu mateka ya kera ntabwo yari azi ko igihe kizagera Vashiti akavaho Esiteri akinjira. Ndagira ngo Imana ikwinjiza utatekerezaga yuko wakwinjira. Ariko murabyemera cyangwa ntabwo mubyemera? Muremera ko Imana ijya izamura? Hari umukozi w'Imana wo mu majaruguru yigeze avuga ngo Imana ngo izamuraga. Imana yacu ijya izamura. Tuvuge ngo haleluya. Dawidi yanditse Zaburi nkunda cyane, aravuga ngo bamwe biringiye amagare n'abandi biringira amafarashi, ariko ngo twebweho twiringiye Imana. Ndagira ngo nkubwire ko ubutabaza bera dufite n'ahandi buturuka ni ku Mana. Yaba amashuri twarayize, ariko amashuri ari igihe yagupfira ubusa. Tuvuge ngo haleluya. Hari igihe wakwishingikiriza abantu bakomeye bakagukubita ubusa kandi bafite, ariko iyo wishingikirije kuri Kristo pela salama. Bakozi b'Imana n'ahandi hantu dufite ho kwishingikiriza, ahandi hantu hose haranyerera. Ubuse ko mfashijwe kandi mfite iminota mike. Bashumba, ahandi hose haranyerera, ahantu hatanyerera ni kwa Yesu gusa. Bela kota kisalama. Ahandi hose wakwishingikiriza, abari bishingikirije abaperezida barahinduka, yaba bene wanyu arasaza agapfa, yaba so nawe arapfa, ubu papa ntakiriho ariko ndiho. Wowe wakwishingikiriza wese igihe kiragera karangira, ariko Kristo niwe wenyine, niwe soko. Imana ishimwe. Bwira umuntu muri kumwe ngo vana amaso ku bantu, uyahange Kristo niwe banze ryo kwizera. Ari ijambo nyasoma muri Bibiliya rintera ubwoba ngo hima Farawo utarigeze kumenya Yosefu. Bariyabuze. Ari gihe hima Farawo utarigeze kumenya Yosefu. Rero iyo wishingikirije kuri Farawo wa mbere, wa kabiri yaje araguhonda. Nuko wanga igifite agaciro, nuko wishingikiriza kuri Kristo. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Bibiliya tubwiye ngo ngirahindura ibyari umubabaro ibihinduremo umunezero. Nuvanga ikintu Imana igiye gukora muri uyu mugoroba, igiye gukora ivunjisha. Igiye kuvunja. Pita ko salama. Imana igiye kumuvunja muri aka kanya. Igiye gufata icyari ugukodesha, igisimbuze kuguha inzu yawe. Ifata icyari uburwayi, isimbuze mu buzima. Ifata icyari haleluya. Kandi Imana ivunja neza. Ababyemera muhaguruke mutere haleluya. Imana iravunja. Akora umuntu yavunje ngo avuge ngo haleluya. Umuganga wabyigiye, wabiminuje, wabyuririye indege. Hano ku isi hari abantu bize, bwira umuntu ko ngo hari abantu bize. Uva kuri wowe wigiye hano hafi, hari abantu babyuririye indege bagiye kwiga. Rero umuganga wabyuririye indege akajya hakurya y'amazi magari, akagupima, akavuga ngo ubuzima usigaranye n'ubw'icyumweru kimwe nta bundi buzima ufite. Ariko waza mu rukiri, waza mu mavuta, wakwegera Kristo, akavuga ngo ibyari icyumweru birahindutse, ahubwo ubuzima burakomeje. Bwira muri kumwe ngo Imana twizeye ni Imana ivunja. Hari umumama umwe usengera muri Methodist hano kuri Yenze, nuko ntibuka izina rye. Nubona nabivuze n'ubushize, turi muri fundraising kuri Yenze, nagiye gukoresha fundraising, yitanze miliyoni 3.
aduhubamye aravuga ngo ngende ari Faisal, bampaye icyumweru kimwe kugira ngo bambwira turabupfuye, nushaka ubwira iwanyu bagende babaza isanduku y'amacya higeze. Mu cyumweru kimwe urabugiye. Arangije ngo mu ijoro rimwe ari Faisal aryamye agiye kubona marayika w'Imana. Ndashima Imana ko ari marayika w'Imana. Arangije ngo araza mukorera operation, ibyari icyumweru cyo gupfa n'ubu aracyari muzima. Imana ishimwe. Rero iyo tuvuga Bibiliya ntabwo tuzajya tuvuga ibyo muri byo ku gihe cy'aba Matayo gusa, tugomba kuvuga none n'ibyo ku gihe cyacu. Imana ishimwe. Yesu yaravuze ngo abatazemezwa n'ibyo mvuga bazajya bemezwa n'ibyo nkora. Imana ishimwe. Witwa Billy Graham n'umukozi w'Imana ukoze ivuga ubutumwa rikomeye cyane. Rimwe arimo yigisha ku kwizera, arabatereka mbaho urugero rwo kwizera, agenda hejuru y'amazi. Ndagira ngo ubwire ko Imana ibitegetse byose biritaba. Icyari gifite umugisha wawe kigiye kuwurekura mu izina rya Yesu. Icyari kigutsikamiye kigiye guhura n'amaboko y'Imana. Icyagumanuraga hasi gihuye n'amaboko akuzamura. Ndagira ngo utere haleluya. Pela solo. Hanumwe bitabera nuko bitinda. Abo ku cyumweru nababwiye ngo igihe cyose Imana itabariye ntago igitinda, ngo nicyo gihe ibigomba kuba yaje. Wowe wumva ko watinze yo ntago iba yatinze. Tuvuge ngo haleluya cyane, haleluya. Tudatinze ndagira ngo dusenge Imana. Ndagira ngo uyu mwanya tuwufate dusenga, kuko amasaha yo yagiye. Nzagaruka hano uri mu rugo tuzaganira ijambo ry'Imana, ariko nagira ngo uhanurire umuntu muri kumwe, umubwira ngo Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Bimuhanurire mu izina rya Yesu. Mubwira ngo Imana ihindura ubuzima bwawe. Imana igira ikintu yandika kuri wowe. Imana igusetse kurusha ikindi gihe yagusekereje. Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Imana imanura ubutabazi ku buzima bwawe. Abari bazi yuko byarangiye babona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Haguruka dusenge mu izina rya Yesu. Habwa ikuzo Mana ya Abrahamu kubw'imirimo zawakoze, wanyeretse kera kunkunda